niko se noneho ubundi byahukiye ku mirari baba we amaguru se mwana wa dore niko we mana we niko ubuse kuva cyagiye ndakurenganya bari kuhavanwa n'iki ariko mana nyagasani gusa mufitiye amakuru meza sheri mufitiye amakuru meza hariya nkuri urahabona buriya rero ngewe naje kuyansanga iminsi idahwana iyo munsi noneho nabaho nkuzaniye inkuru nziza umeze gute akumenya wagiye kagora umbabaza kuko nta nemwe nabona wishimye mu buzima bwawe suzajya uhora undeba gutyo uhora ufite agahinda hasi niriwe nanavuze n'inkuru nziza nibura ukananyereka ko ugira ngo tujye duhora tubabaye koko hasi nyine nyumva hari ahantu nkorera nyine hari umwana mwiza nubwo nyine wa mugore wahari shitani siko nabikuguye ukuntu ahuranisha umutwe mva mu murima hano nkagenda nkamukorera buri kimwe ko ntajya anyurwa ariko afite umwana w'umuhungu wa muntu ise simuzi ariko ashobora kuba yarameze nka se ni umwana mwiza n'imfura ahora mvugira no gukubitwara kubera njyewe ubwo rero sinzi ukuntu yamfashe kumva njyana ahantu kuko niyo nyine nasanze tuvugana biba ari ibibazo njyana ahantu arambwira ati simami ati ko mama ufite akababaro ati rimwe na rimwe nkumva uri kuvugana na mama ibintu bijyanye n'imiti n'ibiki numva ngo umwana wawe bimeze gute niba mfite umwana urwaye nuko arangije arambwira ati kuki utabimbwiye mbere ngo nkufashe ubwo rero yampakiriye ibintu do hari hanze koko mana yanjye ubu buri kimwe arambwira ati ntugajye ugira ikibazo wowe ndahari buri kibazo cyose uzajya ugira ucyo mbwira rukumva ese mama uwo mwana waba aranzi nyine nibyo nakubwiraga twatangiye nyine ajya yumva kenshi nyine yari kuntesha umutwe ndamubwira nimba nagiye kuzana imiti n'iki nyine arambaza ati se umwana bimeze gute ndamusobanurira nyine mbwira nti n'umwana wanjye urwaye mubwira gutyo nyine uburwayi bisanzwe nuko ahita avuga ati rwose ati nzajya mbafasha nuko ukuntu akoze nta bindi birenze ma mbese ma ni umuhungu n'umukobwa n'iki ni umuhungu cyane umuhungu ariko n'umwana mwiza pe wayigize mbese mama reka nkwisabira akantu rwose umubwire ngo yakoze ariko abo bantu bawe inshuti zawe mushake ntukajya uzibwira ko mpari cyangwa ndiho mama urabibona ndiho ntariho umuntu n'ubundi ajana agasanga ameze gutyo nta nubwo yazongera kumva ko ufite umwana ahubwo yakumva ko ufite ikibazo mu buzima bwawe rwose mama mujye muvuga ibindi ngiye mundeke n'ubundi naripfiriye byararangiye dore nk'ejo ubundi nabo bashitoye bajya baza hano bajye baza umfata unjyane mu cyumba mbe niryame nta muntu nshaka akambona ameze gutya nungu mama nta muntu nkunze nawe urabizi uko ukuntu umeze nta muntu n'umwe wankunda nimba ushobora kunsiga hano nkaba ntakihereza amazi akaba umujura yaza akiba mureba ntava ahundi ubundi uri kumva umuntu ari umuntu uri kumvusha no kunekereza umeze gutya ku bantu batakwishimiye ntabwo ari ikibazo ngenda kwishimiye ndi mama wawe uri kumva ni ukuvuga ngo abantu baza oya munyambabarira n'abari nsigaye numva ushaka kugira ngo hari niba ushaka kugira ngo uzanturitse umutima ntabwo mbyumva nisi ni gute uvuga ko utariho ugaragara nk'umupfu kandi nk'ufite ndagufite nawe uramfite mwana wanjye ndahari ndahakubereye nzakoresha uko nshoboye kose
ntacyo uzigera wifuza nkiri muri iyi si mwana wanjye, ntuzigera ubabara. Kuki buri gihe kuntera agahinda wowe nshaka kwikomeza, nari ngize amahirwe nzanye inkuru nziza, kuki buri gihe untera agahinda? Tuzahora muri ibi ngamba amaherezo azaba yaye. Mama ni byiza pe, nta nubwo nanze iyo nkuru pe, basi wenda ndanishimye kumva ko hari abandi bantu wenda bashobora kuntekerezaho bakakuha n'ibintu nzanira, ariko nayo mpamvu bari kuntekereza ntabwo basikomeze gutyo. Kuki ibyo bintu byutabitekereza? Ese umeze ute? Mama, nimba umuntu wandeze akajya anyishyurira amashuri, ngira kino kibazo akandekura, none umuntu wambona ameze gutya uri kumva yanyitaho, nta nubwo ashobora kuntekereza. Mana, ubundi byanjye byararangiye, ubuzima bwanjye bwararangiye, nta kintu neze ku isi, sineze kuzabyara nk'abandi, nta mwuzukuru utegereje, ntaki n'undi namaze kwiyakira, ndeka nipfire singanye n'umuhangayika. Mama, byanjye byararangiye pe, winakaza umwana kuntera agahinda ko buri gihe cyose urubwira amagambo yo kunca intege. Bakuru uriya mugore amaze kuntuka yampindanyije, nakwegera mwana wanjye nagasaga watakaje ibyiringiro, none se amaherezo araba yaye. Munyana, uriho, uracyariho, uracyafite ibyiringiro. Ntabwo kuba uri ikimuga bivuga ko utari umuntu. Kubana n'ubumuga si ikibazo. Nese wari wiyanze ra? Kuki buri gihe uhora umbabaza utangira, nese uri gushaka kunyibutsa ko utazigera ubyara? Ndabizi ko ntazigera ngira umwuzukuru nyine, uko ndabizi ntabwo nzigera nitwa nyogokuru, ntabwo nzigera nitwa nyogokuru umunsi wari umunsi n'uyu, ntawe uzabona umwuzukuru nyita nyogokuru. Rwanda kwibuka inama wangiraga akagoroba aho twakundaga gutemberera unganirira. Papa, ndakureba nk'ababara, mfite intimba muri jye ntazi igihe izashirira. Basi yumbwira ndahari ibyo nari kubona arahinduye, ariko ntunsige none, nsize njyenyine. Nako nzi neza ko tujwe neza. Yesu mama. Bete. Pole, uracyari papa wawe. Mama. Karame. Buri uko mbabaye, buri uko ndebye ubuzima ndimo, mbona ko yakabaye aranga. Mwana wanjye impore, komera kuko niko kuba umugabo bivuze, yaragusize. Tugomba gukomera kuko uramutse urize se nanjye nkarira byagenda gute? Hari impamvu wenda yagusize, yarakusigiye. Rero tugomba kurwana gitwari, nanjye nkumva ko Jeff turi kumwe umuhungu wanjye yasize. Ariko niko kuri mama. Ko kuri rwose. Cyo byiza rwose, cyo ngukundira wumva ibintu vuba. Nta mpamvu yo guheranwa n'agahinda. Niba papa wawe yaradusize, twabikoraho iki kindi se? Nta kindi. Nzi neza ko atuye aheza. Yego, ariko ubwo unyemereye ko tukomeye, reka noneho twe kugumya kubitekereza cyane. Ahubwo turebe hazaza hacu. Ugomba kuba umugabo. Niko bimeze mama. Yego.
ngushimiye yuko ubyumvishije kandi suzongera kujya urira. Yego mama. Kandi urakoze cyane. Mama ndagukunda. Nanjye ndagukunda mungu wanjye. Kandi uzabibona. Ubwo rero hari ikintu nashakaga kugira ngo twiganirireho. Ejo dufite abashyitsi. Okay. Ejo dufite abashyitsi, tugomba kubakira neza. Barakaza neza barisanga. Mbaza ngo abashyitsi ni bande? Nta kibazo wambwira mama. Yego. Abo bashyitsi ni Tabu n'umukobwa we. Ni Tabu n'umukobwa we? Tabu n'umukobwa we rwose. Funny. Aho. Barakaza neza. Yego. Sai Tabu buri harya nayo umushyitsi hano. Mba. None se niwe nyine arisanga yego. Ariko noneho hari uburyo buri special tuzamwakiramo ku buryo ugomba kuzamfasha tugahihibikana tugategura ibintu byose. Tugategura ukamfasha ibyo njyewe nzi ibyo tabakunda ariko Fani wowe wabimenya nk'umujene w'iki gihe. Ni wowe uzaparticipa muri urwo ruhare rwo gutegura Fani. Okay mama. Ntaguciye mu ijambo. Pe ntago nanza abashyitsi. Ni byiza buryo urugo rwiza no si ibyo se ni gusa nari mfite gahunda yo kujya mu nka. Nari mfite gahunda n'abashumba nagomba kujya mu nka. Kuko ubushize hari umuti nabaguriye bawukoresha nabi. Inka se zikaruta inka n'abantu kame mu bigereranye nawe. Inka zifite abashumba uzabohereza amafaranga umbwira ahubwo nze kubohereza kuri mobile money niba ari iyo myunyu y'inka bayigure niba ari nibyo harya ntabwo ari ibyo mama zinafata amavitamini ni muri ibyo ngenge ntabwo ari ibyo rwose nabonaga ari we nasomeshoboye gusa urazi uriya muti ubushize bawukoresheje nabi birangira bitumye mpamagara umuveterineri ariko ubu noneho ndashaka ngiye kuzicarira mu byibura nk'iminsi nk'itatu. Gusa mama nukuri reka nkubwire ntago nanze ko twakira abashyitsi bagomba kuza kandi tukabakira ariko bizambera byiza mu gihe bazaza mu gihe gikwiye atari ku munsi wo ngomba kugendera mu kuko iyi gahunda mama nyimaranye igihe kandi abashumba bose barabizi. Uramuzi Tadeo wundi twarahagaritse? Ndamuzi nyine afite uburambe mo kuba yamenya nizo amazigero nawe adahari tuzahahurira tugomba kumarana iminsi itatu. So rero bibaye byiza baza bahuje n'igihe cyanjye nta kibazo nge nzaba mpari ariko bitari ibyo ngibyo mama uzabakira ikiza hano Tabu ni mu rugo arisanga n'umu anti nkunda n'umushiti wawe umwana we Fani rero nawe ndumva nta kibazo ntacyo azaze ahagume nzahamusanga. Ariko impamvu nakubwiye ngo ni special ibuka yuko ari umwana nigishije uriya mwana wa Tabu. Mwana wa Tabu naramwigisha niyo mpamvu tugomba kumwakira. Ntacyo. Ubwo rero bivuze ngo uzanenguye. Nukuri urabizi kandi ndakubaha kandi ndagukunda. Uzaza. Katugende nkubwira ikintu cyiza. Sawa. Meze neza. Namahoro. Imana ishimwe. Yamusiriye mu rugo none. Wahora niki? Nubwo navuga ngo ndegutse. Barabukwiriye kuruhuka nuko. Niko bimeze. Meze neza. Turashima Imana. Okay. Byiza cyane. Ariko rero hari icyo nahoze ntekereza. Hari icyo nshaka kugusaba. Ikisi. Yego rwose. Urusaba utuntu barire Babizi ko ndakubaha mubyeyi mwiza. Hari ifoto nigeze kubonana. Ifoto yanditse. Hari ifoto nigeze kubonana y'umukobwa.
y'umukobwa ifoto ifoto isanzwe warayibonye se kuri narayibonye nagira ngo uyinyihere ku mwana yanjye nibwo sikoresha iki ko uriya n'umukobwa wanjye umukobwa wawe ariko nukuri iriya foto yimpaye byanezeza cyane kuko narayikunze ntawamenya gusa narayikunze cyane ifoto y'umukobwa wanjye nkayiguha nukuri nta kintu ubwo mu ruhe rwego niyo nta kintu bigutwaye Jeff rwose ibintu nsaba mwana yanjye ubaneze ugiye kunsaba imineke nukuri pe ariko ntayo mfite aha ese unahora nyigenda ndakirageze ko ari uko sinzi ukuntu nari nibeshye nkazana mu isakoshi kubona inyuma nayisize mu rugo da hari ikibazo se tujyanye nkajya kuyifata ariko si ubwo ni ngombwa ese gufotora ishakira iki nukuri nta kintu ndashaka kwitunga nta kibazo uze ko nintaho ubwo ngubwo ndakubwira nyine uze kugira uze kuza tumanukane sawa urakoze cyane nta kibazo Munyana yasinziriye hanze izuba ryamucikiyeho Munyana baba we niko kuva cya gihe byuka twabonye umushyitsi byuka dufite umushyitsi yararwaye no kugira ngo yigeze mu nzu ntabwo byashoboka gutyo nta kibazo reka nkoze ni agatebe wicare Jeff we